cyane ibyo navugaga mama yari yarafite ibitekerezo muzamugane kandi abatumirwa mutubohokere ni ukuri ntagusha bose wa mugani agiye avuga ngo ujye guhisha ngo uhera ku rugo reka duhere ku baturanyi bacu mutubohokere babyeyi bashumba beza muze mutanga ukuri kuri social media muvuga ngo nimbi muze ariko uzi ko ari nabo barase niba umwana atwaye inda sinshyigikiye ko abana batwara inda niba umwana atwaye inda bakamushingira umusaza cyangwa bakamushingira umugabo wapfushije umugore umuruta kiriya gihe koko nyine ni uko uba wataye indangagaciro z'umugore mbese z'umwari kandi twebwe urabizi imico yacu cyane igendera kuri bibiliya wari uvuze ati ikintu gituma noneho ngiye impamvu nari ngiye kuvuga nari mvuze muri sosiyete yacu kuko niyo turimo hano cyane mbese umuntu nyine iyo yahaye ikintu agaciro cyane aza yibanda iwabo ni ukuri ntimubwire ngo twavanguye nawe ufite ukuntu wenda ufata cyane sosiyete yanyu muraho neza mumeze mute turaho tumeze neza twebwe turashima imana twizere ko mumeze neza ni mama Ariel baramutsa kuri channel yanyu ya mama Ariel TV kumbashasha ni mutima kebete mumeze mute twizere ko mumeze neza aho muhereye mwese abari mu mpande zitandukanye abari ku mugabane wacu wa Afrika abari mu Burayi abari muri Amerika abari muri Canada abari muri Australia ahantu hose uri wumvishe ko tukuramutse twizere ko mumeze neza uyu munsi none twagarukanye n'ibyiza nkuko mubibona imbere yanyu aho tuje n'umutumirwa wacu mumfashe kumwakira cyane kwa kundi mujye mumwakira ni karibu kwa Ariel. Yego turiyegerejwe turisanze harya Mekaribia iyo ni Kiswahili hajya mu turisanze cyangwa yego ni karibu turisanze yemwe asante umeze ute meze neza mama Ariel yishimiye kugira muri no studio yiwe kuva atangiye n'ubwa mbere nakazambipanga bigapfa kubera za shuguri z'aba mama we nyabyumva nyine aramenya ko tugira za shuguri ariko ndashima Imana ko ngeze hano amina turakwakiriye muri no rugo rwacu turakwakiriye muri itorero ryacu nkuko benshi bakunda kubivuga ndagira ngo wibwire abadukurikiye turi kumwe nandi kano kanye ka none yewe ni Kamariza Immaculée mama Daniela ngira cano yitwa Imuhira International hari abantu bashobora kuba bayizi cyangwa bayumvishije bwa mbere bahite bagenda baharebe bakande subscribe tuye hano ndumama ndubatse tuye hano Nairobi ariko iwacu ni ku Kabara abantu bo ku Kabara bakandire mama Ariel kuri subscribe yego urakoze cyane utubwiye kuri umumama w'umwana umwe iwanyu ngo ari ku Kabara ku Kabara harya muri cya gitabo twazajya nkomeza hari umuntu wambajije ngo se kuki ngo ujye uvuga kiriya gitabo ngo uyu ngo urimo kwamamariza nyiri gitabo ngo kandi atarabikubwiye kandi igihe kiriya gitabo cyaramfashije n'igitabo cy'umuco ku Kabara ni mu kahe karere ku Kabara nahavuye mfite ubwenge nafite nk'imyaka none 10 kandi umwana w'imyaka 10 wacu aba ari umuntu umaze guca nkakenge ku Kabara haherereye uzuve Buvira mbese ni ku Ndondo zibuvira ukamuzamuka ukagera za ku Ndondo amaruka ku Kabara ni muco hagati niba uzumva muco hagati ni ku Kabara ni hagati y'Indondo ni hagati ya za Minembwe ni hafi no mu Kamombo ni hose mu Rurambo haje aye wawe mu Rurambo ntago ari ku Ndondo mu Rurambo ni ku Ndondo ziriya ziheka reka nkubwire ku Rurambo ahantu hariho umunyakabara ariko katari akabara k'iwanyu Kabara kepfo haba tubiri oya hariho akabara ko mu Bibogobogo ako mu Bibogobogo nako karahaba ngo kuko ngo amateka yaho gena batubwiye ko ngo abantu baba muri uwo mudugudu nyine mu muhana n'abantu baturutse ku Kabara ngo kiriye none ngo bimukira bose muri uwo muzi abantu bo mu Mibunda bo ibubembe baza bita ku Kabari wacu ngo ni ku Ndondo abantu b'ibubembe kuko ibubembe no ku Kabara ni kure ariko ku Akabara ahantu kaba ni muco hagati nimvuga ko abantu bose barama bahamenya ni muco hagati ni hagati y'Indondo none se ni hagati ya za wawo za Minembwe iyo ngiyo nyine twe tuba hagati niho muco hagati ku Kabara turakwakiriye rero urakoze cyane umumama uba nkuko yabitubwiye ngo akuri cano yitwa Imuhira International cano igivuga amateka y'iwacu igivuga amateka y'umurenge ikunda kwibutsa
abantu benshi bimwe mu byaranze iwacu dore ko abenshi twagiye dukurira nk'uko bivuze wavuyeyo nawe uri mutoya umwana w'imyaka 10 nubwo uvuze ngo wavuye ari umwana mukuru ariko mu by'ukuri wari umwana mutoya muri cya gihe nyine umwana bataramenya nyine ibintu byose ariko nanone uzi ubwenge abenshi niyo myaka bagiye bavirayo twese twagiye tuvirayo iyo ngiyo tubi iwacu ariko ubu nyine twisanga mu bihugu by'amahanga aho twabyirukiyeyo aho twabyariyeyo aho wasangaga abantu benshi bari baturanye n'amafamiliye ariko mugasanga mwaratatanye kino kintu uzikibona gute? Mbere yuko ngira ico mbivugaho kambaze nshimire mama Ariel. Uyu mumama maze nje umwaka wenda urenga mfite channel ya Imuhira International nyikoraho nyitangira uyu mama yakazambwira nawe ngo agiye gutangira mw'abantu mwe mwumve amaranye umugambi w'ibitekerezo agira byiza mu mutwe umwaka wose wasanga urenga birashoboka ko ngiye yawumbwiye ngiye wigiye wabimbwiriye umwaka urimo noneho kiragiye nigene mbashe kuyikuganiriza ariko giye byanje mu byo byacana mu by'ukuri aya macana yose murimo kubona yaje ubu ngubu se ngo nawe wafunguye ngo yego kumana ngo nawe ngewe muri mind yanjye nafunguye mbere yaho noneho ikintu naringize ngo mvuge nuko umushimira ko yaciye imigozi ya Satani. Amina. Kandi afite ibitekerezo mw'abantu ngiye dukunda kuganira mu buzima busanzwe ni umuntu wagutse mu mutwe ubu ngubu heze za cano impamvu abantu bose barimo kuvuga ngo se nawe wafunguye urimo gusanga hari cano ugasanga wenda ntacu yayigisha societe cyane tuvuga iyacu ntituziza abandi kuko abanyamahanga bafite ibyo biga mu Rwanda bafite ibyo biga noneho gatwebwe ugasanga umuntu afite cano ariko wareba niba hari ikintu byibuze ushobora kwigamo ugasanga ari ntacu zirahari oya burya ngiye ntago nabango ntacu umuntu yigamo bitera burya umuntu bavuga ko umuntu atanga ico afite baduha ibyo bafite ariko bitafite ico bitumariye harabo bimarira birashoboka birashoboka kuko ntubanga umuntu ntacyo bifite bimarira abantu umuntu arakurikiranwa kandi ntitwamubuza mu gitondo nende kuvugana n'umubyeyi wanjye papa mbyara akaza mbaza ngo se ko maze iminsi ndakora ndamubwira ati abatumirwa nkoresha ni abantu kenshi baba bari abashumba ni ababyeyi noneho bari basigaye bageze mu gihe cyo kumbwira ngo ndumva atari ngombwa kuza kubera social media yacu uvuze iyo mbogamizi niba ari imbogamizi nahuye nayo niyo ngiyo uzi ko utumira umutumirwa imbogamizi yabaye nuko areba kareba umama ungana nanje cyangwa se urubyiruko rugenzi rwanje afite content iri gusebya societe yacu yewe nta kuri ntituri gucira abantu urubanza bavuga ariko noneho agahita atinya akavuga se turimo kumentioninga twemukana agahita atinya akavuga ese iyi social media koko ninjana aho bino byiza biragugwa papa agahita ambwira aho narembikuriye ahita ambwira ati ibyiza ntibikigurwa ubu ngubu tugeze muri cyagiye batubwiye ngo mu Kristo yaremye ari isoko ashika asanga harimo kugurishwamo ibiki bari mu Kristo simbizi none hasanga ibintu byose byabigurishwamo n'ibidafite umumaro ukuri ntikuri kukigurwa kugira ngo abantu ni bakeya usanga bafasha umwanya uko barategera ukuri ariko wareba ikintu kitari ukuri cyane nyine gikora ku muntu ugasanga acakurikirana cyane ibyo bintu rero abantu bacu bakuru abenshi mu gusanga nyine umuntu afite ibitekerezo byiza yoganiriza abantu ariko kugira ngo azaganiriza abantu agatavuga ati mfite ubwoba kuza kuri social media sinzi ikizobivugiraho ninza wenda nkaguha ikiganiro ejo bundi nzi uzavuga iki sinaba ngiye gusubya izina ryanjye ndi umuntu mukuru cyangwa hakaza umuntu agahita yanaliza ibintu yavuze agashaka hari abantu bagira iyo mpano ushobora kukubwira ati Betty umeze neza mu rugo ukamugenda ukabwira umuntu ngukuga ngo kamariza ari kumbaza ngo hari ikindi ashaka cyane noneho ugasanga wa muntu yaje atanze ibitekerezo byiwe byiza ariko hagahita haza undi muntu abantu banariza agahita amufata akamushyira mu buzima bwa kera wenda ashobora kuba yaravuyemo akabihuza n'ubu akamabigira zero cyane abo bantu kandi abantu barimo kwanariza tuvuge urugero yabonye wenda hari ahantu harimo kuvuga wenda barimo kunenga cyangwa social media itarimo kuvuga ibyiza yakubona nawe uje agahita kubona muri ya shusho mbogamizi rero narayigize agahita kubona muri ya shusho ariko by the way reka nanjye ngushimire ndagushimiye kuko nyiri cyagiye uvuga ngo ugiye gukora kuri cana nanjye ndabifite ariko cyagiye nanjye mfite umwana muto we
nawe nanjye ndabifite ariko we kuntu wahise utinyuka ukagenda kandi ikindi ngushimiraho ni content wagiyemo. Asante. Iriya content yawe niba ari content nkunda kandi wa muntu wese areba ari umwana muto yari umuntu mukuru akisanga iriya content ni nziza cyane nabo bari abantu zogenda umuntu ashobora kuza kugusanga izi nkuru yawe akaba ari wo wanaguheza wenda courage yo kutajya mu bibi. Uzi ko hari igihe umuntu ashobora kubera umutumirwa cyangwa se ntabwo turimo gufosinga abantu ngo baze babatumirwa kuza wenda baganiriza abantu atanga inama akaba yatinya kuza ugasanga wa muntu babantu bavuga ibi nibo bakubaye hafi. Ariko tunabwira n'abashosho medias uzi impamvu umuntu uri mugura n'umuntu agahita akubwira ngo nabagiye kuri imihanda ngo nabagiye kuri imihanda nuko hari abantu babacafuzira izina kandi social media ni nziza kandi kabana cyiza nkaco ni nziza bitewe n'ibyo wayijanye mureke gucafuza societe noneho iyo bageze muri Kenya ho Yesu we twege dufite amateka yihariye twege dufite niba ari ibindi Yesu wera we biteye ubwo ngo nawe koko ariko hamwe n'Imana hamwe no kugenda tugirwa inama n'abantu bizagenda bigenda neza cyane kandi utava mu murongo tugumana ukuri kuza gutinda ariko tikuza guhera ngo kuza guca mu ziko ntikuza gusha uzagume mu kuri kugira ngo Ariel nabwira mu myaka iri imbere azafungura cano avuga ati mama azavuga ibintu bizima. Hariho umuntu umwe wigeze kunganiriza arambwira ati akenshi mufungura zino cano mutabanje gutekereza atuzi ko ushobora gufungura cano ukayikoreraho ukagera igihe uzajya mu zabukuru abana bawe bakayisigaramo ariko warabitseho ikintu kizima niko yambwiye ati umwana wawe ashobora kuzajya kuri content yawe bitewe n'ukuntu yari imeze. Noneho muri iyi minsi abantu bakurikirana imuhira hari ngiye kubazanira ibijyanye n'abana cyane ngundi mu gutekereza ku mwana uzi ko umunyamurenge w'ejo ari umwana umupasiteri w'ejo ni umwana umuyobozi w'ejo ni umwana. Noneho ikintu nari nkubwiye uzi kuvuga ngo ufite cano wubatse ifite abasabu bari hejuru ariko umwana wakaza atinya kuyireba akaza atinya kuvuga ngo iriya yari cano ya mama icyo kintu muza mugitekereza cyangwa abakazana bawe nk'uko abantu bajya kurambagiza muri iki gihe ujya kurambagiza uzi uko bagiye bavuga ati mwene kanaka na kanaka dore twarabanyiri none tuvuge mu myaka iri izaza bazajya bavuga ati ni umwana wa Kamariza na kanaka atuma mama wigeze gukora uvuga gutya igeze gukora ku gitangazamakuru cyitwa Imuhira International yajyaga avuga ibintu bimeze gutya na gutya agahita bati uriya mama ko ateye ubwoba turiyize utinyuka kuvuga gutya icyo gihe uzabura umukecuru uzabura umukecuru none bahita bibaje umwana wiwe nyina muri kiriya gihe yarameze kuriya. Niyo mpamvu umuntu ufite umwana kambivuge gutya niba ukeneye ko umwana wawe umuntu ejo muzima banza ube muzima wowe ntushobora kwumva ko umwana wawe azaba muzima tuvuga umwana w'umuhungu cyangwa se w'umukobwa wibyariye wareze hano muri Kenya turirerera akenshi usanga mu Rwanda bakunda kurerwa n'abakozi mu Rwanda bagira abakozi no mu Burundi ugasanga agira umwanya muto n'ababyeyi bitewe n'akazi ariko twebwe hano no hanze tugira umwanya byibuze n'abana umwana wawe kugira ngo azabe umuntu muzima nuko uzaba bamubereye muzima ngiye ico kintu ndacemeza cyane ico kintu hari cano dukunda nge nawe yitwa Isha ariko bari abantu hari akantu bavuze baravuga ngo nuburira umwana umwanya aziyakira kandi azakura ariko azi ngo sinshobora kuganira na mama kino kintu kubera ko nta mwanya agira niba uha umwanya telefone yawe umwana nawe azaha umwanya telefone cyane niba uha umwanya televiziyo niba hari n'abandi baha umwanya umwana wawe babantu ibyo bazamubwira byose byaba bibi byaba ibyiza nibyo azakurikira. None reka nkubaze mama Daniela ndabizi wabyirukiye mu mujyi urashaka ujya kure n'ababyeyi deja uracyari muri stili tureka tugende ku insanganyamatsiko yawe y'umuco kunda kuvuga ku bintu by'umuco. Ese ubona abamama batoya muri iki gihe bakunda kutubwira nk'iyo duhuye n'abamama bakura ngo abakobwa b'iki gihe ngo mwataye umuco ngo ibiki n'ibiki koko abantu batoya bataye umuco tuvuge ku bagore bakiri batoya cyane ngenda bihamya cyane kuko nureba kenshi nuko abanyamurenge dukunda gukora statistique y'amadivorce mu Rwanda usanga ngo uyu mwaka
uyu mwaka ngo abantu bakoze divorce bangana gutya, uyu mwaka abana batwite imburagihe bangana gutya, uyu mwaka abana bishwe bangana gutya, bazakora statistique y'umwaka nkunda kubibona. Natwe abanyamurenge nuko tutabuyobozi turagira cyangwa se nta gihugu dufite, twakagombye kuba tuza tuyikora iyo statistique y'umwaka. Urebye kenshi statistique y'umwaka w'abanyamurenge, urebye abantu bashobora kuba barakoze amadivorce batakiri mu ngo, ni urubyiruko rw'abagore n'abagabo. None se tutitaye twebwe abadukurikira hano, tutavuze ngo n'abanyamurenge badukurikira gusa, muri rusange hari abarundi, hari abanyarwanda, hari abanyamasisi, mbese bavuga ururimi rwose twumvikana. Muri iki gihe ahanini tubona n'iki kibitera. Noneho kubera ko turi muri sosiyete y'abanyakenya, mu Rwanda sinzi ukuntu byifashe, tubibonera kuri social media, kandi hari igihe social media ituzanira bimwe wenda bitari ukuri byimbitse. Hari abantu bamwe bafite iyo mpano yo kuzana ikinyoma kandi kikaba ukuri mu gihe kirekire, kikazaza kumenyekana ko ari ikinyoma hashize. Bavuga ngo ikinyoma hajya ngo kigendera muri esanseri. Abantu badukurikiranye batari abanyamurenge, murambabarira nibande ku bwoko bwacu, kuko abo turi kumwe nabo muri iki gihugu bagira iyabo mico itandukanye, bo divorce bo ibo ni ikintu gito. N'ejo bundi nari nagiye ahantu ku bitaro, dukomeza kuganira n'umumama nyine umuntu wanjye, arambwira ngo ese abanyamurenge koko mushakwa rimwe? Tushobora gusiga umugabo ngo ugende ushaka uwundi? Mpita muha urugendo aramubwira ati niyo wabyariye iwanyu uri umukobwa, kugira ngo wubake n'umuhungu bitangiye kuba ubu nyine, ariko mbere byari ikizira binagoye, kandi ari n'ikizira wongereho. Umukobwa wabyari iwabo kugira ngo yubake byabaga bigoye cyane, no gushingirwa mu ikanisa byabaga ari ikibazo. ariko iriya myumvire nayo yari mibi, ariko yari yaradufashije, yaratureze. Wari uzi ngo nimbyarire iwacu uzoshakwa n'umusaza, ukarera bigatuma wirinda. Ariko biriya bintu yego byari bibi nabyo, kuko byahaga abantu niyo nabyita wenda ni nko umwana bamugiriraga agaciro bamuhaga. None se niba umwana atwaye inda, sinshyigikiye ko abantu batwara inda, niba umwana atwaye inda bakamushingira umusaza cyangwa bakamushingira umugabo wapfushije umugore umuruta, kiriya gihe koko nyine ni uko uba wataye indangagaciro z'umugore, mbese z'umwari. Kandi twebwe urabizi imico yacu cyane igendera kuri Bibiliya. Wari uvuze ati ikintu gituma noneho ganjye impamvu nari ngiye kuvuga, nari mvuze muri sosiyete yacu, kuko niyo turimo hano cyane. Mbese umuntu nyine iyo yahaye ikintu agaciro cyane aza yibanda iwabo, ni ukuri ntimubwire ngo twavanguye. Nawe ufite ukuntu wenda ufata sosiyete yanyu. Noneho abanyamurenge ngiye mbona twarataye indangagaciro cyane cyane abamama batoya. Bitewe n'iki? Impamvu ushobora kuvuga ngo ni iki cyateye amadivorce, kutubaka tukiri batoya kandi twashatswe, ni uko tudafite igihugu cyo ni icyambere. Bihuriye he? Reka nze nkubwire, kubera ko twaraje duhurana n'abantu bafite imico itandukanye, ushaka kubigaho, tubigiraho, ukabona wenda uturanye n'umunyagihugu yarasenye kandi abana yabareze barakuze, ukavuga ati naje ntandukanye na se abana banje bokura cyangwa nubaho. Ariko iwacu ico kintu twari tukizi, ukamenya ko impamvu wenda ibitera nuko twatatanye turi mu bihugu twaje kubwira imbogamizi nkazingaho uko mbyumva njewe. Imbogamizi ya mbere biselo njewe ubona ko ari ukubura igihugu, kuko buri gihugu kigira umuco wacu, buri bantu bagira umuco wabo. Rero iyo wageze ahantu ugashaka kwisanisha na hantu, ufata byose, ugasanga ureza umwana wawe bingana na wa muturanyi wawe, ukibagiza uwo uriwe. Ugasanga ufashe umugabo wawe ka wa muturanyi wawe, wirengagije uwo uriwe nuko wakuze, kubera ikere kuko ni ukubura igihugu. Kandi iyo uje kuba turi iwacu, arikoza nkurebera nkavuga ati se ko Betty yubatse kandi umugabo azamukubita nje nakwihangana. Ngo ni urugero ntazi, iyo ni iya mbere yawe, ni ukubura igihugu. Ikindi kintu ca kabiri nabyita ko mbese kubura igihugu, noneho iyo ubuze igihugu uzuza noneho ukisanisha n'abo wasanze. Twarahindutse, twibagirwa abo turibo, nayo ni iyindi mbogamizi. Ariko ibyo nabyo bikora ku muntu utaba watekereje cyane. Kuko iyo uri umuntu utekereza ukaha agaciro aho wavuye, ushobora kwirinda cyane kuvuga ngo wihindure. Nivuga guhinduka ntumuvuge ngo gutobora amatwi, tuvuge ngo gusiga. Iyi ni imirimbo y'inyuma. Guhinduka ni mu mitekerereze, guhinduka ni imitekerereze n'indangagaciro. Indangagaciro ni mu mutima w'umuntu, uburere.
twabuze uburere kandi twarabugiraga kubera kutagira igihugu. Ico niyo fondasiyo ya byose. uwo ni wowe urimo kubivuga gutyo niko biba. Yego, buri muntu aba afite amahame yiwe n'imyumvire yiwe uko agenderaho. Ye mbona imbogamizi ari ukubura igihugu, indi mbogamizi twarahindutse tubura igihugu noneho turengaho. ubwo iyo uvuze guhinduka ndagira ngo usobanure guhinduka ushatse gusobanura. Nashaka kuvuga guhinduka mu mitekerereze. Nirengagiza ko nabayeho mama yarubatse, ibyo ndabyirengagiza numva biraho sinabiha agaciro, kandi ari agaciro, ari ibintu ngomba kureberaho kugira ngo nubake. Kandi nta mwana wese wakuze afite se gito ntawe utabizi. Uramuka gusa sinze ngo mbikuganiriza ariko mu mutima mba mbizi. Wamara ntuhenye ku gaciro agomba ukabirengaho ukavuga ati mama se ni mama. Ntumurebereho wowe ugasenya kandi ufite ibintu mama washobora kuba yarihanganiye warabibonye. Ntiyaba wenda impamvu mama wawe yihanganye kiriya gihe. Urugero urabona miriye twari turi muri ya ruguru itandukanye n'iy'ubu nyine mu mujyi. Kwihangana kwiriya ruguru ni kuba gutandukanye na kimwe n'uko ahangaha. None reka nkubwire ntigutandukanye. Igitandukanye ni imyumvire n'ubwenge n'umutima. Ni wowe wiyumvishijemo ko bitandukanye kandi nta gitandukanye gihari. Gusa uvuga ngo ibihe byarahindutse kuko bihinduka bikagenda bihindura n'abantu. Ariko ntitugomba guhindurwa n'ibihe. Hari n'indirimbo zivuga ngo ibihe ntibikakumare imbaraga z'umutima. Ibihe biratambuka. Yego. Ariko ugomba kuba strong, mugani w'Abongereza. Ibihe bikaza bigatambuka kugira ngo urebe ejo kurabyara. Umwana wakuze atabana n'ababyeyi bombi ntabwo ari umwana wakuze ubana n'ababyeyi bombi. Nubwo umwe yo bari gito ariko biraruta. None se reka uvuze ko impamvu ari ukuba twaravuye mu gihugu. Urabona kuba abantu ari hano mu mujyi hari challenge nyinshi abantu bagenda bahura nazo, zimwe na zimwe akaribo zima intandaro z'uko wenda basenya. Zino challenge duhura nazo hano mu mujyi nizo hanini ubona zituma wenda abantu basenya. Urugero wenda nk'ubuzima. Tuvuze gutyo iwacu ntibari bafite challenge z'umujyi. Bari babayeho mu buzima usanga umubyeyi atazi ifaranga, mama atazi ifaranga, azamenya ifaranga kuko umwaka ushize ntabwo zihese ntazi. Hajye niwe wiguriraga imyenda cyangwa n'umugabo ajya kugura imyenda. Ndakubazaga kubera kuri uw'umuco ntitaye kuvuga ngo ndakuruta. Uko nabyumvise nuko mbizi nuko umugabo niwe akazumugurira ihuzu. Abana ni bande? Abana nta mahuzu bakaza kabisa avuye epfo akabazanira nk'ihuzu. Ntabwo ari kimwe nk'uko tubona umwenda unyuzeho ngo uraguze ubonye ikintu cyose kize. Iyi si beti nk'abakristo, nk'abantu twizeye Imana, nk'abantu twakuriye mu gihugu c'abakristo, iyi si kirera indabyo kandi indabyo za zindi ziteye nk'ubwoba. Uyu niwe mujyi ku buryo usohoka ugasanga ururabo rwarabije imbere y'igipango cyawe. Ubwo rurabo mpamvuga ni irari. Uhuye n'umwenda udafitiye ubushobozi bwo kugura ukirengagiza ko mu mutima wawe ko nyoko yabayeho afite umwenda umwe kandi nawe n'ubwo gumana yayindi wobaho kandi nabyo n'ubwenge. Ariko biratandukanye. Reka nguhe urugero. N'ubwenge be. Reka nguhe urugero. Umumama yarari ruguru wenda tuvuga urugero afite ibitenge 3 bitewe n'imyambaro. Nawe udukurikiye bitewe n'imyambaro mwambaraga. Nawe uri hano se hano mu mujyi iyo myambaro 3 urabona bizakwira. N'ubuzima ndimo wenda mfite ubuzima budashobora kugura imyenda 5. Kwereka ntumva ko imyenda ari igomba kuba ikibazo cyane mu rugo rwanjye kuruta ibindi. Imyenda kandi hari abantu imyenda ibase cyane. Umwenda ukakubatuka butumvikana n'umugabo kubera umwenda. Simvuze ko kwambara ari bibi cyangwa gutunga byinshi ari bibi, ariko twagize iki? Twagize irari. Yego. Kandi ryarari turirutisha ibyo tuzi. Ubirutisha indangagaciro wabonanye mubyeyi wawe kandi bitagomba guhwana. Ni nka kwa kundi kwa Nyamutunzi na Lazaro. Kuriya Nyamutunzi uzi kuvuga ngo atange urutoki rwiwe namara bamuhereze wenda iyo ari umuha uko njye mbitekereza hari cyo yari kumuha. Ariko aravuga ati ibi ni iby'isi. Kuki wowe wumva ko igitenge wakirutisha ibintu uzi iby'isi? Ntabwo umwenda ngiye numva ari imbogamizi biterwa nawe mu mutima yawe kandi uza wirengagiza ibintu uzi ukavuga ati uyu mwenda nubwo ndi kuwuharanira si ufitiye ubushobozi kandi urazana imvurutane mu muryango. Yego, urakoze cyane. Hari ikintu abantu bakunda kuvuga ngo impamvu wenda tudafite umuco
cyangwa ahantu bakuru batubwira ngo twataye umuco, akenshi no usanga tutari kumwe n'amafamiye yacu. Urabona kera ukuntu byari bimeze, wasanga uri kumwe na kwa sobukwe no kwa nabo kwa bakuru be, kwa sogokuru, famiye iranga ari yose urayumva, mwese muri hamwe muziranye, baramu wawe baziranye. Ariko ubu nyine ntabo muri kumwe, ujya kwisanga urugero uri wenyine, uri kumwe na mama wawe, uri kumwe na myoko bukwe, nturi kumwe n'abaramu bawe. Bakavuga ngo impamvu na rimwe ngo abantu bagenda babura uburere n'ibyo ngibyo. Yego, nabyo harimo imbogamizi yo kutabana n'ababyeyi, ariko ka gatima n'ubundi ngenda cashishikaje ku kintu wabonye. Kurya bazavuga ngo igiti kigorwa kikiri gito, hari akantu kari muri wowe uzuvuga ati nubwo ntakiri kumwe na mama ariko mama yakazamubona hiki, nubwo ntakiri kumwe na mama mudogo nakazamubona hiki. Kubera iki ngiye kucirengagiza dutishije kutabana nawe? Kubera iki nubwo nyine hari iyo wahaye ikintu umwanya kikurusha imbaraga, ushobora kwirenga kuvuga ati sindi kumwe na mama ngiye gukora kimwe kubera nta muntu ngarura, ariko mu mutima hari akandi kantu kakubwiye ngo iki kintu ntago ari ngombwa nubwo utari kumwe n'ababyeyi. Nkikiri kuri iyo sije, igitsura c'umubyeyi hari ahantu bishobora gukota, wenda gishobora kuyacaha uburere bwiza. Reka twitite ko turi abana batoya, nubwo tukiri abantu bakiri batoya turagira experience nyinshi mu rushako. Igitsura c'umubyeyi hari aho co kubakira umwana cyane gute cyane. Noneho hari igihe iyo umuntu ahayitegeka ntagira umuntu umuvuguruza wenda mu myanzuro yafashe, yego aza yuba. Ariko hari n'igitangaje, hari n'abari kumwe ariko badakeneye cya gisore c'ababyeyi, nico kibabaje. Nka gute ubwo ngubwo ushatse kuvuga wenda ubana na mabukwe wawe ariko akakubera imbogamizi, ukumva akubereye ikibazo. Akubereye ikibazo ntago niba dusobanurira abantu neza. Noneho umubyeyi ntago ari mama wawe gusa, umubyeyi umuntu wese ufite kukuyobora, ariko ukumva ko utagomba kuyoborwa nawe, ahubwo ari hasi. Icyo kibazo twagize urubyiruko rwa none, ukumva ko ari we wamurushije ubwenge, kandi bazaca umugani nta gitugu gikura ngo gisumbe ijosi. Yego nawe ashobora kuba atari mwiza cyangwa atagutegeka neza 100%, ariko byanga byakunda ugomba kumenya ko kurusha ubwenge cyane cyane. Turabyirengagiza ariko tugomba kumenya ko hari akana kurusha. Kandi ngo amagambo y'umusaza ngo kanwa k'umusaza ngo haranuka, ngo ariko sinzi ukuntu bajyaca umugani gutyo. Hari umugani kakajyaga ducira iwe ngo karanuka ariko ntikabesha, ngo k'umusaza ngo karanuka ariko ntikabesha. Sinzo ndi mukani kakajyaga ducira ngo akanwa ka mukuru ngo niya ngo umukuru ngo niya ngo nuko umwuka ngo ariko nta nuko iki kanwa imigani ya kera bana wese amazi y'abaharane wari n'uzishurikiranye imigani ngo niba ngo kanwa ka mukuru ngo kanuka iki kuko ndikanuka ikinyoma ukuri ni nguko simbizi. Ariko wa mugani inama z'abantu bakuru ziragira. Yego, ndagushimiye wowe ukomeje kudukurikira, wowe aho uri hose uherereye. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Madaniya, ndibanda ku muco kuko ariyo content yawe. Tugirana ku musozo, gira ikintu ubwira abantu. Ikintu ngenera abantu ba Mama Ariel bamaze gukanda subscribe, nabonye kino kiganiro bwa mbere, mukande subscribe, mumushigikire kandi mwandikire ikindi kintu mushaka ko yabaganiriza. Hari ready kugira ngo abasangize ubumenyi afite. Ngiye ikintu nababwira cyane cyane n'ababyeyi bato, abagore bato babyaye rimwe kabiri gatatu, ikintu nababwira muri ke dutoza abana kumenya ururimi rwacu, dutoza abana kumenya indangagaciro zacu. Hari igihe ntaguciye mu ijambo n'ugaruka aho ngo niyo Jesu uzagarukamo y'abana. Icyo kintu uwanye nzabaguha ni ukuri. Kandi none reka mbivugire na hano, yeme ngiye gutangira ishuri rya nyuma ya saa sita rimwe ku cyumweru, isaha imwe cyangwa 2 mumpa abana. Tugiye kwiga igitabo cyitwa icyo gitabo cyitwa Emera International, gikuyemo ibintu byose. Iryo shuri nta kugire rizishuza rizakora. Oya, ni ubuntu. Wow. Ni ubuntu. Niyinga isaha imwe cyangwa 2 bitewe n'ukuntu warekuye umwana wawe, nzoza making ashobora ko umwana yageze imuhira. Ariko umwana ufite imyaka 10 kumanura, umwana agomba kubaza ururimi rwiwe. Kino nari mvuze ati ndi bugenera abantu, nzagaruka kubibabwiraho Mama Ariel niyongera kuntumira. Kutwarika koko. Ikintu ngiye kubwira abamama bato, abamama bato, abagabo batoya, mureke twigisha abana ibyaturangaga. Ni ukuri nubwo tuzogenda tukagera hehe, tugomba guta umuco wacu wa ni mwiza. Wigisha umwana ururimi rwawe, wigisha umwana ikirazira zacu. Umwana kurego ari umunyamahanga ariko afite ibintu azi. Uzuko abanyisiraheli
aho nabo bari bayimpunze ariko bavugaga ururimi rwabo imyaka magana ibihumbi n'ibihumbi. yemwe mureke nukuri tureke umwana wawe uzumuvugisha mu rurimi rwayo yego nyine azaza azana igiswahili azana icongereza ariko wowe mu wawe mwembi n'umugabo wawe mumuvugishe mu kinyamurenge. Hari abantu bumva ngo ni ubuturage. Gahehe ubu buturage umwana wawe yamenye ururimi rwiwe. Mureke tubitoze abana kandi utoze werere umwana imbuto. Ubuvugana na se nabi ariko imbere y'umwana mugerageze mu mwiza. Urakoze cyane mama Daniela, Imana mwijuru umugisha. Reka mbashimire mwega mukomeje kudukurikira, mwega mukomeje kutwereka urukundo, abakomeje kuduha subscribe, abakomeje kudusharingira ibiganiro, like zanyu, n'abantu mujye murangiza ibiganiro mw'abantu. Hari umuntu wambwiye ngo iwe ngo ntagira umwanya wo kureba ikiganiro. Ukuramo kavorime ukomeze ukora imirimo yawe urangiza ikiganiro. Nyero ugomba no gufata umwanya gategera ese umwanya uba wafashe kugira ngo uhereze abantu ibitekerezo bigasaza ipfu gusa ngo ni views dukeneye. Mureke munadukosore mutubwire ibizima. Yego murakoze, Imana mwinjiraho umugisha. Ciao ciao, ibiganiro byacu nakagaruka. Murakoze. Yego.